Mama we toza w'ikirenga tuyobora neza Mama we akunda abanyarwanda turamukunda tuyobora neza Mama we toza w'ikirenga tuyobora neza Mama we yaduhaye itorera tuyobora neza Mama we toza w'ikirenga tuyobora neza Mama we uburezi kuri bose tuyobora neza Mama we toza w'ikirenga tuyobora neza Mama we yatubakiye imihanda tuyobora neza Mama we toza w'ikirenga tuyobora neza Mama we ngakunda abanyarwanda tuyobora neza Mama we toza w'ikirenga tuyobora neza Mama we mutoza w'ikirenga tuyobora neza Mama we toza w'ikirenga murakoze tuyobora neza Mama we Permission sir. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukaba n'umutoza w'ikirenga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukaba n'umutoza w'ikirenga nitwa Intore Aime Niyibizi norezwa muri Bravo Company Platoon 2 Section 1 soje amashuri yisumbuye aho nize Plumbing Technology ndi kumwe na mugenzi wanjye Intore Mwiza Gihana Dorcas nkaba norezwa muri Alpha Company Platoon 3 Section 3 nkaba narasoje kaminuza mu ishami rya Marketing and Communications muri EU Business School Barcelona Spain dutewe ishema no kuyobora gahunda y'uyu munsi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu izina ry'intore z'indangamirwa icyiciro cya 16 tubashimiye umwanya mwafashe mukaza kutuganiriza Intore mumfashe dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ngombwa mu buzima ni ngombwa mu buzima Intore Nyakubahwa Perezida wa Repubulika iminsi tumaze muri itorero hari byinshi tumaze kwiga Intore Gihana Karame harya wowe ni biki umaze kwiga muri itorero muri iyi minsi Intore Niyibizi wanyemerera nkagusubiza mu Cyongereza nta kibazo rwose The biggest lesson for me is that itorero rewired the way I define strength. I used to think strength was about what you could do when everything was going well. Now, I believe real strength is remaining disciplined when you're exhausted, remaining focused when you're under pressure, and remaining committed even when no one is watching. And honestly, it has taught me that sometimes strength looks like convincing yourself to get up for that morning run when your body is very much asking you to stay in bed, pushing through the tiredness and the moments where you're questioning your life choices halfway through the exercise. But you keep going because the goal is bigger than the discomfort. That's the kind of strength I hope to carry into my career, my community, and my service to Rwanda. On that note, allow me to recognize my fellow Intore. Looking across the room, I see more than the comrades I met a few weeks ago. We arrived as individuals from different walks of life, but this journey has shaped us into one cohort, united by shared purpose and responsibility. Kandi nanjye nibagiwe intego yanjye yo kuza mu gisirikare ko ikomeje. Murakoze. Amaye nk'agahigi. Jyana wajyana se mwana wa mama. Wageze ngo uruzungu dudubije icyo numvisemo. Nari icyo mwakuyemo ra?
intore niyibizi ngenda kwizeye ko waminuje. Oya nashengaga wa. Your Excellency, during our time here, we have gained valuable knowledge, including lessons on the history of our country delivered by leaders from various institutions, as well as paramilitary training covering drill, combat sports, and other aspects of national defense. We have also gotten the opportunity to visit some important historical sites, including the Murindi Liberation Museum and the Gabiro Genocide Memorial, where we heard from one of the genocide survivors who shared his journey of healing and rebuilding after the 1994 genocide against the Tutsi. Niko giha. Karame. Mu bintu uvuze nimba numvise neza numvise vuga Murindi w'intwari. Yego rwose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twagiriwe amahirwe yo gusura ku Murindi w'intwari aho mwabaga ubwo mwateguraga urugamba rwo kubohora igihugu. Mu by'ukuri na mashusho tugiyemo tutazibagirwa ubwo twahageraga twarayatahanye kuko twinjiyemo neza tureba aho wabaga twicara mu ntebe yawe dutekereza nkatwe noneho ukuntu we wari umeze icyo gihe urimo utegura urwo rugamba. Twasanze ko mwari intwari mwarakoze cyane. We have been trained in discipline, goal-oriented service, and long-term vision. We assure you that these values will continue to guide us in our daily lives and to become active stakeholders in shaping the future of our country. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hejuru y'ibintu byiza tumaze kwigira hano, harimo ikindi cy'ingenzi kijyanye no kwiga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Hari bagenzi bacu bamwe baje batazi ijambo na rimwe, ariko ubu bamaze kumenya byinshi by'ibanze, turizera ko tuzajya kurangiza bamaze kugera kuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo munyemerere mpamagare Intore Salil atubwire bimwe mu byo amaze kumenya ururimi rw'ikinyarwanda. Salil, watubwira bimwe mu byo umaze kumenya ururimi rw'ikinyarwanda? Murakoze cyane, nitwa Intore Salil Baswal. Ntorezwa muri Alpha Company Platoon 1 Section 2 nihuye mu Bwongereza. Hano mu itorero nakunze akarasisi, muchaka n'imikino cyarugamba. Nize n'umuco na Rwanda binyuze mu ndirimbo n'imbyino na Rwanda. Kandi cyane kugira ikinyabupfura hano mu itorero indangamirwa. Murakoze cyane. Intore dushimire mugenzi wacu. Intore niyibizi. Karame giha. Nashaka kukubaza ni iki kintu cyagushimishije kuva wagera hano? Ibyanshimishije ni byinshi kubera ko twaje hano duturutse ahantu hagiye hatandukanye, hari ibintu byinshi bishya twagiye tubonera hano. Gukora imyitozo ngororamubiri, gukora imyitozo ituma ushobora kwirinda, ariko by'umwihariko harimo ibintu bigiye bisekeje byagiye bibamo hagati aho muri urwo rugendo, cyane ko twebwe benshi twari bashyashya muri urwo rugendo. Reka nkubwire agastori gatoya kabayeho kakadusetsa cyane. Ntabwo nzibagirwa umunsi twari twakoze PFT, twari rukanze bihagije pe, dusoje twicaye turimo dutera story nk'intore. Intore imwe mugenzi wacu araterura agira ati, ngiye ubwo nirukankaga hari aho nageze umutima urambwira ngo hagarara cyangwa ngiye magarare. Ako kantu ntabwo nzakibagirwa. Urakoze cyane. Reka nkubaze n'ikindi kibazo. Nkuko ubizi twagiye twiga ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda. Cyane. Harimo n'ibisakuzo. Yego. Ese wanyemerera nkagusakuza? Nta kibazo rwose. Sakwe. Soma. Ijisho ry'umutoza ryakubonye. Nta ntore ibyina yicaye. Haguruka. Zamura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi gahunda y'itorero indangamirwa ni nziza pe. Turiga neza kandi dufashwe neza. Intore, mumfashe dushimire umutoza w'ikirenga.